Mwiriwe neza njyemba mbanje kuba nabasuhuza rero mwebwe mba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye rero ndagushimira cyane nawe uba ukurikiye Kwizigi TV. Iyi ni channel igomba kuba yakugezaho amakuru yizewe kandi aba ari kuvugirwa hirya no hino. Dani Dora rero biri kuvugwa yuko rero kashobora kuba yagomoye na Debora akaba yavuye muri Warriors Kid. Ubu ngubu bikaba biri kuvugwa yuko ko bashinze timu yabo nk'uwa babiri rero bakaba bagiye gutangira gukorana. Ese ibi byatewe n'iki kugira ngo Debora nawe ave muri Warriors Kid? Ibi ni ibiki? Dani Dora agize gutya bavuyemo agiye kwishingira itsinda rye, umukunzi nawe aramukurikiye. Ese bino bintu biraza kuza guherera hehe? Ni nyuma y'aho Dani Dora rero bamwirukanye muri Warriors Kid, bivuga ko yajyaga afata ku biyobyabwenge ndetse aho yari atangiye no kuba yajya kugura indaya kandi yitwa ngo afite umukunzi, ahubwo n'umwana w'umukobwa ahubwo aranihangana kuba akimukunze. Rero Dani Dora rero yagize gutya rero ngo agiye gusura indirimbo ngo bite ituze ari kumwe n'uyu mukobwa bita Debora. Rero Debora nawe yaje kuza kuba yasezera muri Warriors Kid rero ajya gufatanya na Sheri we rero mu kuzamura imbuga se cyangwa kuzititiza. Ni ibintu byavugishije abantu benshi cyane, ati se ko gutangira ko bivuna, akaba avuye mu ikipe yajyaga imuha amafaranga se cyangwa yamwishyuriraga n'iryo shuri, azabigenza gute? Bamwe bakavuga ati ngasanze ngo umwana w'imbobo nyine ngo uri aho wirwa azerera ngo ku mihanda n'ibiki. Ariko rero abantu nabo bagira amagambo kuba bafata umuntu bakamwita ngo ni imbobo, ngo abandi ngo nta kintu, ngo yishoboreye ntaki. Mani rega twese si uko twese tuba tutaravuye ahantu kure. Kuba wenda baravuze ati bagiye kwikurira ku giti cyabo ntabwo ari ibintu bivuze koko bagiye kuba bajya mu bindi. Ni ugukora. Rero njye twabanaga rero yari Kwizera, reka amabwire ati mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Iyi ni TV, Kwizigi TV.